Muraho neza nshuti bakundwa mukurikirana amasomo anyura kuri YouTube channel. By'umwihariko uyu murongo wacu cyangwa se urubuga rwacu rwitwa Liberty Speaking TV. Amazina yanjye nitwa Uwingabiye Jean de Dieu. Wowe witwa nde? Nizere ko aho uri hose wansubije. Tugiye kwigira hamwe ibiganiro by'ikinyarwanda. Tubibutse ko muri aya masomo y'ibiganiro by'ikinyarwanda ari ugufasha abakunzi bacu, abanyeshuri bacu kwiga kuvuga. Kubw'iyo mpamvu ntibagirwe niba ari ubwa mbere ukurikiranye aya masomo, ntukibagirwe gukora subscribe, like ndetse unasangiza inshuti zawe ukora ku kimenyetso share. Reka dutangire. Mwaramutse. Amakuru yawe Ni meza ariko ndarwaye. urwaye iki? Ndababara umutwe kandi ndakorora cyane. Yo, ihangane ujye kwivuza. Yego urakoze. Ngaho mwirirwe. Mwirirwe namwe. Ni muntabare kwa Petero. Ni ibiki? Natewe ni muntabare. Byagenze bite Patri? Umuntu yahonze cyane ku rugi. Namubonye afite umuhoro yambaye ingofero y'umukara. Yo, uwo ni umuntu mubi, ni umujura. Humura yagiye. Rwose ni muntabare, mumufate. Yagiye. Sinshobora kuryama muri iyi nzu njyenyine. Mwaramutse muyobozi. Mwaramutse. Nimwicare. Murakoze. Ko mwazindutse n'amahoro? Mfite ikibazo muyobozi. Habaye iki? Abasinzi bahora bansakuriza igihe cyose guhera mu gitondo. Yewe nijoro ntibatuma nsinzira. Barara batera amabuye ku nzu. Uzi ko bavuze ko nimbibwira abayobozi bazankubita? Ni ikibazo koko. Ihangane, ejo tuzakora inama y'akagari, tuzareba uko tugikemura. Bite sha mugeni? Ni byiza di, wowe se? Sha njye ni buhoro, mfite inyota. Ndashaka icyo kunywa rwose. Kandi iteka ku wa mbere ngira inyota pe. Reka tujye muri kantine nkugurire amata, amazi cyangwa se inzoga. Oya, si byiza kunywa inzoga turi ku kazi. Amazi niyo nshaka. Nibyo koko. Ngwino baguhe amazi akonje.